reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi, mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Ngendi ya Safi Obi, like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Inkuru yacu umunsi kitangiranye n'umukecuru usa nkaho ari kugenda yumviriza abantu bari mu cyumba, harimo kugenda yumva amagambo bari kuvuga. Umukecuru yatangiye kubitinda hari kubyibazaho. Ubwo dise abandi bari mu byishimo, barimo bariganirira mu cyumba bavuga ati babe, ubu ngubu nje nawe noneho tumeze neza, sibyo? Ubwo muri ako kanya umukecuru yahise binjirana mu cyumba, araje ati surprise, umeze gute muhungu wanjye? Amakuru ndagutunguye. Ntabwo wari uzi ko ndazi uyu munsi. Gusa ariko nyine naje. Ubwo umugabo byaramutunguye ndetse n'umukobwa bari kumwe mu buriri. Umugabo arangije ati mama, amakuru yawe kuri hano aka kanya? Nahise kuzaza mu cyumweru gitaha, ariko sinzi impamvu uje none ahangaha. Ubwo umukecuru yasaga nkaho arimo kwishongora, yahise avuga ati ya nyine Ivan mwana wanjye, urabizi mba ndi mu rugo njyenyine, irungu riba ryanyishe, numvaga rwose icyumweru gitaha kitazagera. Nyine misemo kuba nakizira ubu ngubu kugira ngo nze ndebe n'umuhungu wanjye nari mbizi ko nkumbuye, kandi nanjye ndagukumbuye cyane. Ahubwo amakuru umeze neza? Naje rero. Ntabwo nyine mwari mubyiteze, ariko naje. Ahubwo amakuru mashya mbabwire, nta nubwo ndi buhite nsubirayo aka kanya rero, turaza kumara n'icyumweru cyose ndebe ko urukumbuzi ruraba rwashize. Ubwo umuhungu disi yahise aseka arishima, gusa ariko nanone ubona ko umugore we bitamushimishije. Araje ati ngo icyumweru cyose? Baby buretse, none se mama waramara icyumweru cyose ahangaha? Uribuka ko twe twabukinze ahantu tuzajya? Ubwo ya trip ntabwo tuzayijyamo. Ubwo umugabo yahise avuga ati no baby, none se ubwo uri kumva twajyayo nyine tugasiga mama wenyine ahangaha mu rugo? Ubwo nyine birapfuye, ntabwo tuzajyayo kuko ntabwo twasiga mama wenyine mu rugo. Ubwo umugore disi yarababaye, araje atareba nyirabukwe. Nyirabukwe ari kuzunguza umutwe avuga ngo ntabwo nasigara. Ubwo disi umugore yarababaye, arangije yitegereza umugabo we, aramubwira ati baby, ese ngiye kwitegera mu mwanya uko bikwiye? Urabyibuka ko n'ushize ariko byari byagenze, none dore birongeye birabaye. Yego, kandi ikindi urabizi neza ko mama watajya nkunda, ntago anyishimira, ariko ukanga nanjye ukanyima umwanya ahubwo ukawuha mama wawe gusa ariko nta kibazo. Ubwo umugabo disi wari uri kwisekera yahise avuga ati baby, tuzi ariko mama ntago agukunda. Ubwo se ni gute atakunda mu mukazana we? Mama ntago umukundara? Gute utakunda umukazana wawe? Ni umwana mwiza, ndamukunda rero mama nawe ugomba kumukunda. Baby humura rwose, ndabizi mama ntago ibyo yabikora kuko nawe ni umuntu mwiza, kandi rwose humura ntago ayo matiko ajya yajyamo, sibyo? Cyane ko tugiye no kumarana iminsi ahangaha mu rugo, uzagenda ubyibonera. Ubwo umukecuru yahise yishima avuga ati ntugire ikibazo, no kuri muhungu wanjye, sibyo? Ntugire ikibazo, humura. Ubwo umugabo yahise ahaguruka iruhande rw'umugore we, arangije atazicara iruhande rwa mama we. Ubwo bahise batangira kuganira. Umukecuru ari kumubwira ati mwana wanjye, humura rero. Ngubu nanjye ngiye kubitaho nyine mumere neza, mwiteho, nongere mwibutse kera ukuntu najyaga mwitaho, sibyo? Humura rwose nta kibazo uzongera kugira. Ubwo disi umugabo yarishimye, arangije atatangira guhobera mama we. Wibuka ko bakicaye ku buriri bw'umugabo n'umugore, ariko uvuga turakoze cyane mama. Ubwo disi umugore yari kubareba rwose akumva yabuze icyo akora. Umukecuru ari kuvuga ati nga tugendere nanjye nyereke icyumba cyanjye, unyereke n'akazi ndaba nkukorera mwana wanjye, sibyo? Gusa imyenda yawe yose irafuze. Ubwo disi umugore byaramubabaje, arangije yitegereza ibintu mama w'umugabo we ari kwikora, ari nawe nyirabukwe. Aravuga ati mana yanjye koko ibi ni ibiki? Ubwo disi byaramubabaje, akajinya yumva ni kenshi. Ubwo ibyo byararangiye rwose, umukecuru akajya ahora ari kuganira n'umwana we, bari muri salo baganira. Umukecuru ari kuvuga ati mwana wanjye, ugomba kujya wiyubaha rero hano mu rugo, dore ubu ngubu washatse nk'umugore, muri hafi kuzabyara, nyine no kujya wifata nk'umuntu w'umugabo, sibyo? Ubwo muri ako kanya bakiri kuganira, umugore we yayisaza, arangije ati babe, nahindi kugira ngo nyine amafaranga hari utuntu ngiye kugura ku isoko kugira ngo mbahoke ndebe ukuntu ndateka, sibyo?
ubwo umugabo yahise ahaguruka ati nta kibazo baby. ubwo yarahagurutse arangije ahita amuhereza amafaranga. ubwo muri ako kanya yari akiri kumuha amafaranga, umukecuru yaratunguwe cyane arangije ati mwana wa, uyu ni umugore wawe wambaye gutya cyangwa n'undi muntu ndi kubona? Agategeko kavuga ngo agiye gusohoka yambaye uko, ntabwo bibaho. ubwo umuhungu yahise avuga ati ya mama hari ikibazo se, uri kubona adasa neza? ubwo umukecuru yahise avuga ati asa neza, ameze gutya, yambaye ikanzu zigera mu kibuno, ubuntu ntazi uko bumeze. gute umuntu w'umugore wenda kubyara kuko yakambara imyenda nk'iyi agasohoka hanze? niko mada, wirengagije kuri umugore w'umugabo ku buryo ugenda wambaye gutya mwana wa? reba ukuntu yambaye, ubu se uri kubireba? se gukomana kindi kubona rwose atifata nk'umugore, ngaho nawe ndebera, wajya wambara ukikwiza muko. umugore disi yarababaye arangije ati baby, ntihumve ibyo mama ari kukubwira rwose sibyo, rekana nawe, urabizi ko dusanzwe twibereyeho mu mahoro. ubwo umugabo disi yahise avuga ati ariko baby, nubwo nyine tubaye mu mahoro ariko mama ibyo ari kuvuga ari mukuri. ngaho nawe reba, urabizi ko uri umugore w'umugabo, ngaho reba ukuntu uba ushatse gusohoka hanze wambaye, ugiye mu muhanda si turi kumwe, ugiye ahandi hantu hari abagabo, ubwo se uba ugira ngo bigende gute? ugiye kubatera irari? ngaho nawe reba ukuntu wambaye. ubwo umugore disi yarababaye arangije ati tubaho twabaniye nibwo ukibibona, nibwo ubibonye cyangwa n'ukuri kumvira mama wawe ibyo ari kuvuga? ubwo umugore yahise yivumbura arigendera. umugabo ashatse kumukurikira ngo babiganireho, mama we ahita amubwira ati no byihorere Ivan, reka dukomeze twiganirire, gusa ntabwo ari byiza kuko aba arimo kwitwara nabi pe, sibyo? uzamuhana se ubundi hari ubwo mwari mwakora ubukwe, nubona ari kwitwara nabi uzanamwihorere, uzarera umwana ahubwo atwite wawe, sibyo? kuko ibi ngibi ntabwo bishoboka pe. umugore w'umugabo agasohoka hanze ku muhanda yambaye kuriya, ntabwo ibi bibaho, sibyo? ntabwo bikibaho rwose. ubwo ibyo byarabaye, umukecuru akomeza kugira inama umuhungu we, ariko umubwira atazaganiriza umugore we n'ibyanga ntibazakora ubukwe, ngo n'ubundi ntabwo bari babukora. ubwo disi umugore yagiye guhaha, mu kuvaho disi yarananiwe, yari afite inda nkuru, ubwo arimo kugenda n'amaguru disi batanamuhaye yo gutega. ubwo muri ako kanya ibyo yari afite byose byikubita hasi. ubwo ku ruhande hari umuntu wari urimo kwihanagurira imodoka, abonye ko umugore ibyo yari afite byikubise hasi, arangije ahita kumuha ubufasha, ahita atangira kumutoragurira disi ibyo yari avuye guhaha. ubwo umukobwa mu kwitegereza neza uwo muntu ari kumutoragurira yahise avuga ati Gustave. ubwo umugabo nawe wari kumufasha yahise ahaguruka arangije ati Jessica ni wowe? iminsi myinshi kabisa, hashize igihe kinini tutabonana. twaherukana gusa ko duherukana cya gihe tugraduatinga twiga kaminuza, umeze neza ariko? ubwo umugore disi yahise avuga ati ibyo byashize igihe kinini, yego meze neza rwose nta kibazo, wowe se amakuru? ubwo umugabo yahise avuga ati nanjye meze neza rwose Jessica, ndabona Imana yarabigenje ukuntu twite, ndi kubibona. none se ubu se wananiwe, waretse ngaga ubufasha ngo niba wicare mu modoka yanjye tube tuganira, nta kibazo ndakugeza mu rugo sibyo, tugende tuganira dore ntabwo twari duherukanye. ubwo disi Jessica yavuze ati ni ukuri urakoze cyane Gustave. ubwo umukobwa yahise amushimira avuga ati ni ukuri urakoze cyane pe, nanjye numvaga naniwe. ubwo umugabo disi yahise amwaka utwo yari avuye guhaha, arangije ahita amufungurira ngo yinjire mu modoka kugira ngo bagende byibuze baganira. ubwo umugabo disi yaramutwaye bagenda bari kwiganirira, birinda n'aho amugeza mu rugo neza neza. ubwo bageze yaramufungurira ngo asohoke. ubwo muri ako kanya umukecuru yarimo kubyitegereza mu idirishya, ariko ubona ukuntu umukazana we bamuzanye mu modoka. ubwo yafashe amafaranga ngo yishyire wa muntu umuzanye. umugabo ngo ni Gustave ati no subwo nakwishyuza Jessica, we rwose nari ngukumbuye, urabizi twaherukanaga kera twiga kaminuza, ese ujya bibuka ko twakundanyeho? kiragiye ntabwo njya nyibagirwa, njya mbikumbura rwose ibihe twagiranaga twiga. ubwo umukecuru yarimo kubireba byose uko biri kugenda, nuko wa mugabo ngo ni Gustave ahita yandikira Jessica nimero, aramubwira ati reka nkwaka nimero kanjye, ndabizi wenda hari igihe uzanyenera, nta kibazo rwose ndahari, uhamamagara ari nk'akazi ushaka kumona ko nta kibazo sibyo? ubwo umukecuru ko yari kubireba yahise yivumbura, arangije atagenda
umukobwa disi asigara ari kuvuga ngo nta kibazo rwose. Ubwo disi abantu baherukanaga kera ni gutyo bahanye nimero. Umugabo ari kumubwira ati kandi rwose congratulation, ubu rwose uri kwitegura kuba umubyeyi. Ubwo disi Jessica yarasetse. Ubwo umugore yahise azamuka mu rugo, arangije aza yinjira mu nzu avuga ati babe naje. Ubwo muri ako kanya umugabo yahise aza we na mama we, ubona ko bari kumwe. Umukecuru yahita azatangira kwisebeta ku mugabo, ari kumubwira ati muhungu wanjye, si wumva ibyo nakubwiraga se? Biragutungura rwose. Niko se muko mbwira, kuva ryari usigaye ugenda mu modoka ukagaruka n'iyindi? Izo mpuhwe rwose zo kugenda wiyambitswe nk'ubukobwa bwo ku muhanda. Ubwo Ivan nawe yahise atangira gutunganya umugore we, amubwira ati niko babe wagiye kuva ryari? Si watubwiye ngo urahita ubanguka, ngaho reba amasaha yose umazeyo. Ubu uri kureba ko kazi isaha zigeze mama wanjye atararya, ibyo ari ibiki? Ibyo ni ibiki? Ubwo umukecuru nawe yahise afatiraho, araje ati wahora n'iki? Abashoferi se baba bamukundiye? Abashoferi baba bamukundiye? Nuko nyine nakubonye, nkayoberwa impamvu rwose ugenda wiyambitswe gutyo, kumva ufitanye gahunda n'abandi bahungu. Nuko umwana wawe wagwishije cyane nyine nta kundi. Ubwo umugabo disi yarababaye, araje ati Jessica, ntabwo byumvikana rwose, wagiye wiyubaha, ibi ni ibiki? Ubwo umukecuru yakomeje kugenda tokinga mu kazana we. Umukobwa yumva bigeze aho bimurenga, araje ati ariko si ubundi wa mukecuru, wamfashije ukansohokera mu rugo rwose utazadusenyera, wagiye ugasubira iwawe kuhafite. Ubwo umugabo yari yikanze, araje ati Jessica, nta soni? Uratinyuka ukabwira mama wanjye ngo nagende? Iyi nzu ni iyanjye, turumvikana gute wakirukana mama wanjye? Subiza, gute utinyuka ukanyirukanira mama wanjye? Ubwo Jessica yatangiye kwisobanura, avuga ati se niba ari mama gute akomeza kugenda mbeshyira ngerekaho ibintu? Ubwo agamije iki? Agamije iki Ivan? Ubwo Ivan nawe wari warakaye, yahise avuga ati ariko mama wanjye ibyo bavuga byose ni ukuri? Kuba kubwira ngo wambare neza nk'umugore wo mu rugo se ntabwo uba ubyumva? Uri kumva ngo yaba ari amakosa, wagiye umwumvira ibyo akubwira. Ubwo Jessica yahise akubita umugabo w'urushyi rwiza rw'itama, araje ati cicika ngaho senye, ubundi ngende umugore w'abagabo bangahe? Ndi umugore w'abagabo bangahe hano mu rugo? Bitazongera no kubaho kundi. Ubwo umugore wese yivumbura ahita yigendera. Umugabo agiye kumukurikirana none mama ahita amuhagarika, aramubwira ati Ivan, byihorere mwana wa, mwihorere, sibyo? Ihangane, sibyo? Ihangane mwana wanjye, urabizi ko mwikundira ngewe, sibyo? Ubwo umugabo koko yaratuje, urakora kashize akanya nta n'iminota ishize myinshi. Ubwo umukecuru yahise atangira kugenda ahindagura iby'umugore yari yaragiye atunganya, araje atangira kugenda ahindura n'amafoto. Ubwo yaragiye ahita afata ifoto Ivan ari kumwe n'umugore we ahita yikuraho, araje atangira gutegura ifoto ari kumwe n'umuhungu we. Nawe ndebera umukecuru umeze gutya. Ubwo yahise atangira kugenda akuraho amafoto umugabo ari kumwe n'umugore we, yarangiza akahita agenda ashyiraho amafoto ahubwo ari kumwe n'umuhungu we. Ubwo disi yafataga ifoto ari kumwe n'umugore we, yarangiza akamubwira ati nkubwire mada, ubungubu hano muri uru rugo ntabwo kigezweho, sibyo? Ubungubu nijye ugezweho, gira vuba ahubwo uduhe umwana wacu twite ubundi uhita ucaho, we ntabwo tukigukeneye. Ubwo disi yahitaga afata ya mafoto akashwanyaguza, yarangiza akajugunya aho ngaho, ubona ko atishimiye rwose umukazana we, ariko avuga ati rwose uzave mu buzima bw'umuhungu wanjye, ntabwo wowe rwose nagutunga, ntabwo wowe rwose nkukunda, uzajya ugendera kure y'umuhungu wanjye. Ubwo muri ako kanya umukobwa yisaza, yumvise ibintu biri kumenagurika. Ubwo umukuze yitegereje ahita abona ibiri kuba, ariko avuga ati ariko se koko mana yanjye, nzakugire ne mukecuru, ubu si kadero uyimeneye iki koko? Uyimeneye iki? Ubwo umukecuru yahise avuga ati no, ntabwo nyimenye, ahubwo nuko ari imyanda nayo ndi gukuraho. Ubuse ubonaga iriya foto washyizemo ko ari nziza? Iriya foto yari mbi isa nabi, nuko nyine mbaye nshyizemo akangaka areba ukuntu gasa neza. Bikora ukuntu njye n'umuhungu wanjye twe twishimye, twari tumeze neza. Umwana na nyina nyine bikora we dasa neza. Iriya rwose yashyizemo yasaga nayo nabonaga hano hantu hatari kumera neza. Ubwo umugore disi yarababaye, ariko uvuga tutabutinyutse kunyicira ifoto mukecuru, nta soni.
ese ubundi uru rugo ni urwawe ni urwanjye? Umukecuru ati cicika ngaho se nyine. Urwawe? Ni urw'umuhungu wanjye. Ese bagiye ko ari njye wamubyaye? Ni njye wamubyaye, bivuze ko nyine niba adahari njyewe ndahari. Turumvikana? Ikindi kandi ntuzongere kujya umenyera. Ubwo umukecuru yahise akubita umukazana w'urushyi rwiza rw'itama, yirengagije kana twita inda nkuru. Ubwo umukazana nawe utari woroshye yahise amusubiza urundi nawe rw'itama. Umukecuru azamura agiye kumukubita urundi, umuhungu we ahita aza noneho ako kanya. Ubwo umukecuru yarabibonye ko umuhungu we aje, kandi yarazamuye urushyi ngo akubita umukazana we. Ubwo umuhungu yahise avuga ati mama. Ubwo umukecuru yahise asa nk'uwikanga, arangije atangira kwitakishwa avuga ati mwana wanjye, ndikumva meze nabi mwana wa, ntabwo meze neza. Ubwo umusore yahise amwicara iruhande ariko avuga ati bigenze gute mama? Niko Jessica, mama wanjye bigenze gute? Ubwo umukecuru yahise atangira gukora ku mutima avuga ati umutima urazamutse, ndikumva ntameze neza mu mutima mwana wanjye, twagiye kwa muganga ntabwo meze neza. Ubwo umugabo disi yahise atangira gutunganya umugore we amubwira ati bigenze gute? Mama wanjye umugize ute Jessica? Umugize ute? Ayo si n'amakosa yawe kuba mama abaye gutya, bigenze gute? Ubwo umugore disi nawe yarababaye ariko avuga ati no Ivan, arakubeshya, nta kintu na kimwe mugize, nta kintu kibaye. Reba amafoto yose yararimo kwangiza kuramo, amafoto yanjye yose ntago yajugunye. Reba ngaha amafoto ateguyemo, sanga muri kumwe ngo ngiye ntago biberanye no kuba ndangaha. Ese ubundi kuki utajyumva amakosa ya mama wawe? Kuki nyakubwira ntuyumve? Umukecuru we yakomeje kwitakishwa. Umuhungu disi ntabwo yari kubona amakosa ngo ya mama we, ahubwo yari ari gukurikirana uko mama we ameze, avuga ati humura mama, humura biraza kugenda neza. Ubwo umukecuru wari urimo kuvuga ko arwaye umutima ese atangira kubwira umuhungu we uko bigenze, ariko uvuga ati mwana wa, ese kubera iki wemera umukazana wanjye akajya nkubita? Kubera iki? Uyu wita umugore wawe aramfasha ngo biturushye rw'itama, arambabaje cyane mwana wa. Ubwo disi Ivan byaramuyobeye, araje ati humura mama, wikomeza kurira sibyo, biraza kugenda neza. Ubwo umugabo yahise ahagurukana umugore ariko umubwira ati Jessica, n'undi munsi ntuzongere gutinyuka kunkubitira mama, turumvikana? Ntuzongere, kubera ko agize ikintu aba wambona, turumvikana? Hita umusaba imbabazi nonaha, hita umusaba imbabazi. Ubwo disi umugore nawe byaramucanze ariko avuga ati Ivan, ese kuki uri kwizera mama wawe cyane kundusha? Ari kumbeshyera, ntabwo mukubise. Ubu se uko wari uje usanze bigenze gute? Ntabwo ari wari utangiye kunkubita? Ese ntabwo mubona ko nwite? Ubwo umukecuru nawe atangira kwisobanura avuga ati mwana wa, ubanze njye mbabereye umutwara ahangaha, ntabwo ibi nabyihanganira, ndikumva nshaka kugenda rwose kuko mwandakaje cyane. Basi mureke nitahire, ntabwo rwose nshaka gukomeza kubabera umutwaro, mureke nigendere mvanga, ninshaka mpfe, mundeke njye gupfira iwanjye. Ubwo umuhungu disi yagize impuhwe kuri mama we ariko avuga ati hoya mama, ntabwo nakoreka ngo ugende umeze gutya rwose, ntabwo umeze neza sibyo, kandi humura aza kumera neza, humura mama, nta kintu uba. Umukecuru yakomeje kwiriza avuga ati ariko rwose muba mumbangamiye mwana we, koko uze kuganiriza umugore wawe rero ntiyongere kumbwira nabi sibyo, ngaho ntabwo ndagenda. Ubwo umusore disi yarasetse ariko avuga ati nta kibazo mama, humura aza kumera neza kandi ndamuganiriza sibyo, ngaho bugumye ahangaha ntugende. Ubwo disi umuhungu na mama we barakundanaga ariko disi ukabona babangamiye umugore we, ariko abaza ukuntu umugabo waha agaciro cyane mama we kumurusha. Amakosa yose bakajya bayahirikira ku mugore, umuhungu akaba ari byo yitwaza rwose, yita kuri mama we cyane kurusha umugore utwite. Ubwo barakwereka ibyo byararangiye, bajya kwitegura kwakira umwana, habura iminsi mike ngo umwana avuke. Ubwo disi bari mu karori ko kwakira uruhinja ruzavuka, bari kugira ngo barebe nimba ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa. Ubwo disi ibyishimo yari byinshi, bamaze kubona yuko bazibyarira umukobwa. Ubwo umugabo yaraserebuye disi hamwe n'umugore. Umugore agira gutya agiye kujya guhobera umugabo we, umukecuru utari ushobotse ahita ahobera umuhungu we ariko avuga ati congratulations mwana wanjye, ni ukuri Imana ishimwe, ndabona igiye kuduha umwana w'umukobwa mwiza.
ubu se azaba asa nkawe. Ivan, rero umwuzukuru wanjye tugomba kwitiranwa sibyo? Agomba kwitwa Patricia nyine nka mama wawe sibyo? Ubwo umusore disi yarishimye ariko avuga ati humura mama, kereka icyo udashaka rwose, kereka icyo udashaka. Uwo mukecuru yari ari kwishima ariko avuga ati wow, ubu ngubu nanjye ngiye kugira akana kazajya kanyita nyogokuru, ngiye kuba meze neza. Ubwo Jessica we yabonye bari kumutera umujinya ariko we ibintu byose umukecuru yaba ari kwikora ku mugabo we, ariko avuga ati no murekeraho rwose, ibi birahagije. Ariko uziko mwamwirengagije ko ndi umugore w'umugabo. Niko Ivan ari umugore wawe na mama wawe, ninde ugomba kwishima cyane, ninde ugufiteho uburenganzira. Kubera iki munanye makanya ko kuba naguhobera? Ivan, urabizi ndagukunda ariko ntabwo ubibona, ku buryo ushaka no kuguhobera ukabyanga ugahobera mama wawe. Niko ese ubundi ari njye na mama wawe ninde ugiye kubyara uwo mwuzukuru? Ninde ugiye kumubyara? Ubundi si ubwo busazi muri kuvuga ngo azitwa Patricia, uri kumva iryo zina koko ariberanye n'iki kinyejana tugezemo? Kubera iki umwana wamufata ukamwita iryo zina ubizi neza ko ari irya kera? Umwana wo muri iyi viziyo ngo yitwe Patricia kweli? Kubera iki ushobora gutinyuka ukamwita izina koko rya kera? Ubwo umugabo wese avuga ati no Jessica, ariko urabizi ko mama wanjye ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, kubera iki se ntamwitirira umwana wanjye ngiye kubyara? Ubwo disi umukecuru wari uri kwibebeza ku muhungu we ariko avuga ati sibyo rata muhungu wanjye, urabizi ko nanjye ngukunda kandi uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, niyo mpamvu nyine ugomba kureka umwana tukitiranwa ukazajya unamunyibukiraho mu gihe nzaba narapfuye. Ubwo umugabo wese avuga ati oya mama, nta hantu uzajya humura. Ubwo Jessica disi umujinya waramwishe arangije ahita yivumbura ariko avuga ati Ivan, wari uzi n'ikindi, nta kibazo ugumana na mama wawe, ndebe ko uwo mwuzukuru muri gusereburira azamugoha, azamukubyarire, turumvikana? Umugore yahise yigendera abandi basigara aho ngaho. Umukecuru ariko avuga ati urandebera uriya mugorera erega aragiye, mwana wa humura ahubwo reka twisereburire, ngubu ugiye kuba papa w'umwana w'umukobwa mwiza kandi azitwa Patricia rwose sibyo? Ubwo ibyo byararangiye maze barataha. Bukeye mu gitondo umukecuru abyuka ari kuganira n'umuhungu we. Ubwo Ivan yari kuvuga ati mama, nyine ndi kumva ntameze neza, nyine ibintu byabaye ejo ntabwo byashimishije umugore wanjye, byatumye arakara cyane, ijoro ryose ntabwo yigeze amvugisha, nyine yaturakariye. Mama none se ubwo mbigenze gute? Numvaga nyine ngomba gufata umwanya nkamuganiriza, nyine tukagira ibyo dukemura, nyine tukabiganiraho ku bijyanye n'izina tuzita umwana, kuba nyine umwana namuha izina ryawe nabonye bitamushimishije, rero numvaga nyine twaganira tukemeza izina tuzita umwana sibyo? Kubera yuko ntabwo byamushimishije mama, kandi nawe wabibonye, twumva najya kumuganiriza nyine nayo nkumva ibitekerezo bye. Ubwo umukecuru wari urimo kubyumva yahise avuga ati Ivan muhungu wanjye, ariko si wajya umenya ko uri umugabo hano mu rugo, niwe mugabo w'uru rugo, rero bishatse kuvuga ko imyanzuro ibintu byose niwe ugomba kubyitaho, turumvikana? Ni nawe ugomba gufata imyanzuro yo muri uru rugo, nta mpamvu yo kugira ngo umugore agutegeke. Uranyumva neza? Nimba uvuze ko umwana agomba kwitwa Patricia, nyine ubwo ni Patricia kubera yuko ariko mama wawe yitwa, turumvikana? Nta kugira ngo umugore agutegeke mwana wanjye. Ubwo umusore disi wari wacishije bugufi yahise avuga ati mama, nyine ibyo nibyo byo gufata umwanzuro, ariko ku bijyanye n'amazina umwana agomba kwitwa, ndabizi ko umugore n'umugabo bose bafite uburenganzira bwo kwita umwana izina sibyo? Rero niyo mpamvu ugomba kujya kumuganiriza mama sibyo? Kajye kumureba ahubwo tubiganireho hakiri kare. Ubwo umugabo yahise ahaguruka ngo ajye kuganiriza umugore we. Umukecuru yabonye ko bamwimye umwanya ahita atangira kwitakishwa avuga ati Ivan umeze nabi, umutima ndi kumva hari kundya Ivan. Ubwo umusore yahise agaruka araje atangira kwitegereza mama we avuga ati mama. Ubwo yahise yiruka nka disi ubona ko ataye umutwe, agenda arimo guhamagara cyane avuga ati Jessica. Ubwo disi yagiye ataye umutwe ariko avuga ati reka ndaye amafaranga nze tugende kwa muganga.
ubwo umukecuru muri ako kanya umusore yari avuye aho yahise ahaguruka rwose ubona ko ari mutaraga avuga ati ngo amafaranga ntabwo ari ibyo nashakaga peti, mba nishakira umwanya wawe. Ubwo disi umugabo muri uko nguko yirukanse ariko uvuga ngo reka azane amafaranga ajyane mama we kwa muganga. Mu kugera mu cyumba yahise asanga umugore ari kunda avuga ati babe ndikumva ngiye kubyara pe, ndikumva ngiye kubyara. Ubwo umugabo yahise yikanga avuga ati ngo iki, umva uretse gato mama wanjye umutima urongera uramufashe, ndaje rero shaka ukuntu wiyiranja kubera yuko nsize mama wanjye nawe ameze nabi muri salo, nari ngiye kumujyana kwa muganga. Ubwo umugore disi yari yikanze avuga ati ngo iki babe, ntabwo uri kwibona ko umwana agiye kuvuka? Ntabwo ubibona? Umugabo yahise avuga ati ndibona ariko nanone nsize mama wanjye muri salo umutima umufashe, nari nje gufata amafaranga ngo mujyane kwa muganga twihuse. Ubwo umugore disi yari yikanze araje ati none se Ivan, ko nshinye ugiye kujyana mama wawe njyewe biragenda gute? Uri kubona ko umwana wanjye atagiye kuvuka Ivan? Ubwo umugabo yabuze amahitamo araje ati babe ihangane pe, ariko urabizi ko mama wanjye agomba guhora imbere, sibyo? Mama agomba kubanza, sibyo? Byihanganire pe, ahubwo wenda iyiranje cyangwa se wamagara umuturanyi aza kugezeyo, nanjye reka mbanze njyane mama wanjye, sibyo? Ubwo umugore disi yarababaye ariko avuga ati babe ntabwo wansiga ameze gutya, ntabwo wansiga, ese uri kureba biragenda gute? Basi bamamagarire banjyane. Ubwo umugabo ntabwo yari arimo kubyumva, yasize umugore mu cyumba aho ngaho arangije ahita yirukanka. Umugore disi asigara atameze neza ubona ko ari kunda rwose ameze nabi. Ubwo nta kundi yari kubigenza koko, yaremeye afata utwangushye arangije arasohoka ngo arebe ko yakigeza ku bitaro. Gusa ntabwo byari gukunda kubera yuko igihe cyari cyamurenganye, ubona ko rwose byarangiye umwana agiye kuvuka. Disi umubyeyi wari umeze nabi yumvise abuze amahitamo, gusa yarasohotse ahagarara ku muhanda ari kwitegereza abona nta n'inyoni itamba. Ubwo yaratekereje neza ahita yibuka ko cyagiye Gustave ugeze kumuha nimero ye, arangije avuga ati wow, basi reka muhamagare. Ubwo yaramuhamagaye koko arangije ati Gustave uri he? Ndakwinginze ntabara, sibyo? Nkeneye ubufasha bwawe Gustave, ngiye kubyara none ahangaha, ndakwinginze. Umugabo wanjye nawe uhari, nta n'undi muntu turi kumwe pe, ndagusabye basi banguka ungeze kwa muganga, sibyo? Umugabo disi we ni Gustave yahise amubwira ati Jessica humura akanya gato ndaba nkugezeho rwose, sibyo? Ntugire ubwoba, humeka umere neza, wumve ko utari wenyine, ndaje none ahangaha. Gusa umugore igihe cyari cyamugendanye ubona ko byarangiye. Ubwo mu kanya gato rwose yarakomeje gutegereza ubona ko nta mbaraga na nke afite. Ngo Gustave ko ntabwo yamutindiye, yahise arangije atamujyana no kwa muganga. Bidatinze rwose Jessica ahita nibaruka umwana w'umukobwa mwiza. Disi yaramurebaga akumva ibineza neza. Nuko Gustave arangije ati Jessica Imana ishimwe n'ukuri yaduhaye umwana muzima, siko wariraga nkabona neza birangiye ubyariye mu modoka. Gusa ariko nta kibazo rwose, Imana ishimwe kubera umwana yaje ari muzima. Ngo disi bose bari bafite ibyishimo, ari umugabo ndetse na Jessica nawe akomeza kumushimira avuga ati nukuri Gustave nanjye ndagushimira cyane, wakoze ku bwa buri kimwe pe, nukuri wantabaye kuko byari byandangiranye. Ubwo Gustave yahise atangira kumubwira avuga ati Jessica nukuri humura pe, urabizi ko nakubwiye ko no kuvana mbere najyaga numva nyine nakuba hafi, numva nta kintu na kimwe wakifuza ngifite, rero ntabwo buriya bufasha aribwo nari kukwima, cyane ko nyine n'ubundi njya nkomeza kugutekerezaho kuva twava ku ishuri nyine tugatandukana tukarekera gukundana. Nakomeje kujya ngutekerezaho numva rwose ndagukumbuye, ariko nyine kubera wari undi kure nari narabuze uko nzakugeraho. Ubwo Jessica yumvise ayo magambo arangije atayishikuza umugabo aramubwira ati no Gustave urabizi ariko ko nubwo nigeze nsezerana n'uriya mugabo mukunda, sibyo?
yego ndabizi ntago mabukwa abanyishimiye ariko ngiye nkunda Ivan rero ntago ari bwo wahita ufatiraho ngo mbwire ibyo bintu sibyo Gustave ntago nshobora kuba nareka Ivan nyine ngo musige wenyine ubwo Gustave yahise avuga ati no nyine wikomeza gutekereza ibyo bintu urabizi yagutereranye ahereza umwanya cyane mama we yego nyine nanjye ntago nahita nkubwira ngo musige ariko uzabitekerezeho Jessica njye ntago mbona ko wababara mbona nakwitaho sibyo dore ubu ngubu ugiye kuba umubyeyi none si umwana uzajya umurera wenyine Jessica urabizi ndahari ku bwawe naguha buri kimwe igihe cyose unyeneye rwose ndahari sibyo kandi nzakwitaho uko bikwiye pe nuzajya ukenera ubufasha bwanjye uzajya umbwira sibyo Jessica ndahari ku bwawe ese wanyemerera nkaterura kuri uyu muziranenge yo ubwo Jessica ayo magambo yarayumvise gusa yahita ahereza umugabo Gustave ngo aterure nawe umwana ubwo umugabo disi yarimo kugaterura avuga ati wow wibyaye rwose pe mbega kana musa inshwe mama ndabona musa yo ubwo umugore yakomeje gutekereza ku magambo umusore yari amaze kumubwira avuga ati ndabizi neza nubwo utasezeranye n'uriya mugabo ariko ntago bakwishimiye we na nyirabukwe gusa ariko igihe cyose uzakenera ubufasha bwanjye nzaba mari ku bwawe ubwo Jessica yakomeje kubitekerezaho koko akitegereza umusore Gustave akongera akanatekereza no ku nyirabukwe atamwishimiye habe na gato disi Gustave ari kumubwira kano kantu ukuntu kameze neza ndebera ukuntu musa disi we yo ubwo ibyo byarabaye umukecuru uko yakavuye kwa muganga we na Ivan birengagije ko bari basize umugore ari kunda ubwo baraje bakinjira mu nzu basanga umugore rwose ateruye uruhinja umugabo abona biranamutunguye cyane ariko amubwira ati baby I'm sorry rwose pe sibyo nabanje kujyana mama wanjye kwa muganga kandi nawe uri ngiye rwose ntayandi mahitamo wari kuba ufite sibyo usuri kubona mama wanjye atahise agaruka ubumuntu ubwo ameze neza nta kibazo bamuvuye pe sibyo uko natishimye ubwo umukobwa disi yarabibonye ngo ni Jessica ariko avuga ati ndabibona mumeze neza gusa ariko nyine Ivan ibyo nashaka kukubwira ni ukukumenyesha naho ndi kugusaba nyine nanjye sinzongera kuba ndi kumwe nawe pe ntabwo uzongera kumbona ukundi humura ubwo umusore yabitekerejeho umukecuru ari kuvuga ati ngo bigiye kugenda gute se mukobwa mwi ugiye gusanga wa mushoferi nababonanye cya gihe yego aha nzaba mbarirwa da reka ndeke kwivanga mu byanyu sibyo cyangwa wasanga n'uyu mwana ari wowe shati utabizi ubwo umukobwa ngo ni Jessica yahise avuga ati mva nkubwire mukecuru byaba byiza rwose ucecetse aho ngaho funga uwo munwa byaba byiza ucecetse pe kuko sinshaka kumva uvuga Ivan umva nawe nkubwire ndakomeje ibyo ndi kukubwira ngiye kuva muri iyi nzu ntabwo nzongera kubana namwe ukundi ndebe ko nabona amahoro mbasigira inzu yanyu ngaho muzanezerwe rwose mujye mwishima turumvikana nta kibazo reka ngusigire mama we nyine mujye mukora icyo mushaka icyo kubwiye cyose ujye ugikora nta kibazo sibyo ntabwo nzongera kubabangamira ubwo umugabo ngo ni Ivan yatangiye gusaba imbabazi avuga ati babe calm down sibyo nyine urabizi uyu ni mama akeneye kwitabwaho kubera yuko ageze mu zabukuru sibyo mba ngomba kumwitaho nyine ubuzima bwe nkabukurikiranira hafi kandi urabizi ko umugore aba agomba kubaha umugabo we ibyo ndi kukubwira rwose ujye ubyumva pe sibyo subizi ko umugore aba agomba kubaha umugabo we mu rugo cyane ko nakomeza kwitwara neza nyine ubwo turanabwikutisha bukaba vuba ubwo umusore muri uko ngo yari kugenda avuga amagambo umukecuru yabonaga ko asa nkaho ari kwishongora ku mukazana we gusa ariko umukazana we ntabwo byamushimishije arangije ati no Ivan umva nkubwire neza pe gumana n'uyu mama wawe nimba ushaka gukora ubukwe muzabukorane njye ntabwo ndi umwana wo kujyana hirya no hino nkomeze kugaraguzwa kati n'abantu babiri sibyo mbizi neza ko mutanyishimiye ngaho gikomeza ukurikiza ibyo bitekerezo bya mama wawe nta kibazo azakubyarire n'abo bana ukeneye turumvikana ikindi kandi ngiye kugenda ntabwo nshobora kugusigira umwana wanjye nawe ndamujyana kubera yuko uyu mama wawe rwose yangije ibintu byose ariko nawe ushyire mu mwanya wanjye ari wowe bakagusiga mu nzu umeze kuri yo utwite uri hafi kubyara nta bundi bufasha ufite wabigenza ute ubusuzi narabyaye gute uzi uko byagenze kugira ngo mbe nteruye umwana wanjye mu ntoki nta n'isoni nizere ko mama wawe rero azabigufashamo azajya nakubyarira abo bana ukeneye
mva imbere kandi nigendere. Ubwo Jessica disi utari ufite imikino yahise afata vase maze arigendera. Umugabo ahita ashaka kumukurikira, mama waraje ahita amutangira avuga ati no Ivan mwana wanjye mwihorera agende rwose, wahabona twiboneye amahoro, mureka agende, mureke rwose. Ubwo disi umusore yakomeje gushaka gukurikira umugore we ariko umubwira ati Jessica mugore nkunda, ntago wagenda. Ubwo disi umukecuru yakomeje gutangira umuhungu we avuga ati ariko wimukurikira, wamuritse akagenda, abafite bajya baragenda, mwihorere rwose agenda, sibyo? Ubwo Ivan nawe yabitekerejeho araje ati mama have pe, rekeraho aya ni amakosa, nta soni. Mama ni wowe uri kunyemerera ko gahunda ko umugore wanjye yahukane ndeba agenda njyaniye umwana? Ntago bibaho mama, aya ni amakosa yawe, byose niwe uri kubitera, ntago bibona? Aragiye kandi ntago ari gukina mama, aragiye anjyaniye n'umwana, anjyaniye umukobwa mama, imfura yanjye. Urabizi ibintu byose umbwira ndabyubahiriza mama, ariko ibi ngibi byo ntago nabikwemerera, ntago nari ko umugore wanjye ngo agende. Ubwo sinamenya agiye kubaho ubuzima bumeze gute ari kumwe n'umwana wanjye noneho. Oya mama, ibi byose sinabikwemerera, ntago nabikwemerera, ukora icyo ushaka rwose. Ubwo umukecuru yakomeje kumusaba imbabazi avuga ati ngaho mbabarira mwana wanjye, ariko nyumve sibyo, nyine ibi ngibi ubwo niryo geno ryawe, mureka agende, bifate nk'ibintu bisanzwe mwana wanjye, abagore sikari ko babaye, mureke pe. Umusore yahise avuga ati hoya mama, ndekura ahubwo nigende, ibi ngibi ntago bibaho. Nemere mbure umugore wanjye rwose pe, kubera wowe? Ese kubera iki bumva nakuba hafi nkahora iruhande rwawe ukumva ko njye nakeneye kubaka umuryango wanjye mama? Yego nawe mfite kuba nakita ku buzima bwawe, ariko nagomba kukurutisha umugore wanjye, noneho hajeho n'umwana wanjye mama. Kubera iki nabakurutisha? Uri kugira ngo nirengagize inshingano? Mama mfite kwita ku mugore wanjye ndetse n'umwana wanjye, ariko we ntago ubu byumva. Ni ukubera iki? Amakosa yawe yose njye nyabona ariko nkayirengagiza kubera ko mbona nta kintu bitwaye, ariko ayangaya ntago nakubabarira mama, nta soni. Ubwo tinyuka ukangira ngo ninde ko umugore wanjye yahukane ndeba, ubizi kandi ko ari nanjye uri mu makosa. Ubu si ibingibi byazagezayo? Ese ubumva nta mugore n'umwe nabana nawe mama? Ubumva nta mugore nabana nawe? Reka ahubwo nigendere. Ngo Ivan yahise agenda akurikiye umugore. Mama abonye ko rwose noneho aho ngaho umuhungu yisize insenda adashaka kuba yamwumva, ahita yongera yirwaza wa mutima we. Ubwo Ivan yahise ava aho ngaho ngo akurikire umugore we. Umukecuru abona ko noneho bamwimye umwanya, yumva biramubabaje cyane rwose, bimukoze ku mutima. Noneho yita yikubita hasi kubera wa mutima we, ahita atangira kugenda atabaza avuga ati Ivan, noneho ndafashwe biriseri Ivan. Ubwo yavugaga gake, noneho nta n'umuntu uri kumwumva, kwa kundi nyine bavuga ngo umwana murizi nakurwa urutozi. Ubwo Ivan yamusize aho ngaho arigendera kugira ngo akurikire umugore we amubwire agaruke, kubera yuko yamaze kubona agaciro ke. Ubwo umukecuru yasigaye aho ngaho noneho habura ubutabazi, kandi noneho yafashwe n'umutima bya nyabyo kubera ko guhora yirizarizwa n'ubundi. Ivan amusiga aho ngaho arigendera akurikira umugore we n'umwana. Umukecuru biza kurangira gutya ibye, abuze ubuvuzi, birangira n'ubundi ahise apfira aho ngaho. Ubwo barakwereka disi Jessica ko yakagiye, kuko yahise agenda yisangira Gustave ari kumubwira ati Jessica humura rwose pe, urabizi usanze umuntu ugukunda sibyo? Nzakwitaho, nzaguha buri kimwe cyose ukeneye, sinzatumurira, nzakwibagiza agahinda kose watewe na bariya bagome. Jessica urabizi ndagukunda mukobwa mwiza. Ngo disi Jessica ruje afite n'akana k'agakobwa, yaraje koko ahita yisangira Gustave kugira ngo amwiteho. Gustave nawe yumva rwose ni ibyishimo birenze kuri we, kubera yuko yari yiboneye umugore, none afite n'umwana w'uruhinja bagiye gutangira kurera. Wumve ko rwose hari urukundo aha hantu. Ubwo Jessica yisangiye umuntu umukunda koko by'ukuri, arangije asigaye Ivan yajyaga wumvira ibitekerezo bya mama we gusa. Yumva ko mama we iteka ryose ahora mu kuri, amakosa yose akayahirikira ku mugore we. Ubwo Ivan byarangiye arimo kwicuza, avuga ati ibingibi ntabwo ariko byakagenze, ntabwo rwose nari nkwiye kuba nakumvira mama wanjye kurusha umugore wanjye. Ikindi kandi ntabwo nari kwirengagiza umugore wanjye agiye kubyara
nkurikiye mama wanjye kwa muganga, kandi mama wanjye rwose ari byo yarimo no kwikora. Yo, ubwo disi Jessica yisangiye umuntu umukunda, umutesha agaciro amusigaho, biza kurangira na wa mukecuru rwose wagiraga umutima mubi, wahoraga afuhira umuhungu we, biza kurangira nawe ahaburiye ubuzima bitewe n'uko yahoraga yirwaza. Ese wowe uri Jessica wari kubigenza gute? Uri Ivan se, wakumva ibitekerezo bya mama wawe cyangwa wagiha umwanya n'umugore wawe mukaganira? Uyu Jessica we rwose yumvise bimurenza, ahitamo kwisangira Gustave wamukundaga kugira ngo azabone nuko yita ku mwana w'uruhinja rwose rwari rumaze kuvuka, kugira ngo ruzakurire ahantu hari amahoro n'urukundo. Mwakoze cyane kubana nanjye. Yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.